Iyo Imana yagutunze inkoni y'umugisha, biragoye yuko hari umuntu waza rwose kuvutsa uwo mugisha wawe. Ni uku dutangiye filime yacu. Umugabo arasohotse, asohokanye n'abakobwa, ariko nawe ndorera, abakobwa ni abadayimoni bagenda bihinduranya, ari nako marayika Gaburiyeli yazaga rwose mu nzira bagiye gucamo, aramanuka ahita akwamira aho ngaho, ahita avamo umuntu uciriritse cyane rwose kugira ngo arebe icyo yakora. Sobanukirwa, niba ugeze ahangaha kora subscribe, ukore like, ubundi tubashe kubana ubuzima bwacu bwa buri munsi. Uyu umugabo yitwa Mr Show. Mr Show asohokanye n'abakobwa, ariko icyo atazi neza ni uko si abakobwa ahubwo ni abadayimoni, ni imyuka mibi. Abakobwa bagenda bihinduranya muri ubwo buryo uri kugenda ureba, bakihindura sekeretoni, bakihindura ikintu gikomeye cyane, bakihindura inka, bakazana amahembe. Wa mumarayika rwose Gaburiyeli nawe yahise aza kwamira ahangaha, yicara mu nzira aho bariya bantu aho uriya Mr Show n'aba bakobwa bameze gutyo. Mana nyagasani, biteye ubwoba cyane. Ntugende udakoze subscribe, nureba iyi video rwose unareye sharing. Nawe ndorera mu nzira arimo agenda, uyu yarahindukiye arababona, ahita ababona, ahita yikanga avuga ati nyagasani, ibi ni ibiki? Ubwoba bwaramwishe. Abakobwa nuko bihinduranya. Gusa umugabo Mr Show azi ko ari kumwe n'abakobwa, arasohotse agiye kuryoshya. Buriya abadayimoni ntaho badafata, nta hantu badafata, ahantu hose baba bahari. Niyo mpamvu mujye musenga mbere y'uko ibyo mupanga byose mujye mubasha kubyereka Imana, munabisengera. Uyu nguyu yaratuje, arabibona, aricecekera. Wibuke neza, yaje mu ishusho y'umuntu ariko ni umumarayika. Abakobwa batera iby'inyuma bakagenda bamangamanga. Hajya ibi mwabyitaga ngo iki? Ni ukumangamanga, bagendesha amaguru, amaboko, amaguru ari hejuru. Barakomeza cyane rwose, bageze imbere ahangaha barahagarara. Wowe urajya hehe? Ngo abo bantu muri kumwe uzi ubwoko bwabo? Ati abo ntago ari abantu, ati ni imyuka mibi, ni za sekibi. Ugiye hehe? Abo ngaba uyu nawe se mwitegereza, abakobwa bagiramo ikikango. Ubwo umusore yari yunamye kugira ngo abashe kugira icyo yamufasha, abashe kuba yahereza uriya muntu uri gusabiriza wambaye kuriya. Umugabo yatangiye kuvuga ati nta soni, aba bantu inshuti zanjye, abagore banjye dushohokanye tugiye kurya show, niba uri kwita sekibi? Atuzi igihe twamenyaniye, atari ko kuri ahangaha ahubwo ko ari wowe sekibi. Ati warashonje ku buryo utabasha kubona abantu neza. Arahaguruka ati banza urebe ukuntu usa, ati banza urebe ukuntu usa, uri gusa nabi cyane. Wibuke neza rwose, twamwiboneye neza, afite imbaraga rwose, afite imbaraga zikomeye cyane. Umukobwa yatangiye kumubwira ati sheri, reka twigendere, ari kudutera umwanya. Ati ngaho fata icyo gihumbi, ati fata ayo mafaranga ugenda urebe ko wakwitaho, ntabwo uri kureba neza, inzara yaguhumye amaso. Ati ngende muzima, ati ngende muzima kandi ibyo nkubwira ndabizi neza. Ati abo bantu muri kumwe si abantu, ni ibipupe, ni ibintu bya sekibi muri kugendana, ariko ntabwo ari abantu muri kumwe. Bari kugenda bihinduranya, bihindura za sekibi. Ati ceceka aho ngaho, ati aba bantu ni abagore banjye. Ati tuza neza, ati kandi ubanze ujye kwiyitaho, ubashe kuba wareba neza, kuko urashonje cyane, ukeneye ibigufasha ukabasha kuba watekereza neza, kuko uri kureba ibikezi. Wibuke neza, twabyiboneye. Mr Show ntago ashaka rwose, ntago ashaka kumva ibyo uyu muntu avuga. Arimo aramubwira ati wowe uri umuntu uri aho ngaho uciritse, utabasha gukomveka cyangwa se kuba wavuga ikintu ngo umuntu acyumve. Ati rata bashu, twigendere tujye gutwika, tureke iki kintu cy'ikinyamwanda kiri ahangaha gisabiriza. Ati niba ushaka gusabiriza, sabiriza neza tuguhe, ari nako umukobwa mwiryaho rwose. Ati ujye umenyera abandi, ati rwewe ntukatumenyere, ati twebwe ntabwo turi kuri type imwe. Uyu akamubwira ati Mr Show, ati ufite kunyumva akagusobanurira, cyangwa urashaka guhangana nanjye? Ati ntabwo bikunda ko aho ugiye biri buguhire. Ati kuko icyo nshaka ni ugutabara ubuzima bwawe bukabura mu kaga, bukaba sefu, bukamera neza, aho nta muntu ugomba
kubangamira rwose. Yari yarunamye arangije akora ku maguru y'aba bakobwa avuga ati aba ni abakobwa beza, ati reba n'amaguru yabo, ibyo bintu uri kuvuga ngo ni ba sekibi, ati wabonye ibirenge byabo, ati ibirenge byabo ni byiza cyane, ati niyo mpamvu udakwiye kuza unyicira umwanya, ati niba naguhaye ariko ntabwo ugomba kumenyera abakobwa banjye, ati ntabwo ugomba kumenyera abagore banjye, ati aba ni abagore banjye kandi tumaranye igihe kinini gikomeye cyane, niyo mpamvu utagomba guteshuka ukora ibyo ugomba gukora wishakiye, ati kandi n'ikindi gihe ujye umenyera bene wanyu, ati ndagufashije kuko ngomba kugufasha kuko ngenda umuntu mwiza, ati niyo mpamvu ntakubwira nabi cyangwa nkukubite, ahubwo nawe si wowe, ati banza ugende witeho buri kimwe cyose ubashe kuba wagikurikirana neza. Arambwira ati Mr. Show, ati ndavuze ngo garuka hano, ati uvuye mu rugo ubeshye ab'iwawe kugiye kubazanira imiti, ati umwana wawe ararwaye, ati n'umugore wawe ararwaye, aho niho kwa muganga ugiye. Mr. Show yagize ubwoba. Mr. Show yagize ubwoba, ati ugiye mu manga, aba ni abadayimoni, mugiye kunywa ariko nturi bugaruke, ati mugiye gusinda nturi bugaruke. Yikangamo, ntabwo byumvikana, aranamuzi abangaba bagira ubwoba, ati hindukira wumve, ati nyumva neza, subira mu rugo ugende wite ku muryango wawe, ureke kuryoshya, nta kintu byakumarira kuko uri kumwe n'imyuka mibi. Ati no, aratangira, ati ntabwo byumvikana, ati we, ati wa mwanda we, amwita amazina mabi cyane akomeye cyane, amubwira ati ntabwo byumvikana, uranze, ati ni gute uzi amakuru yanjye? Uyu nguyu yaratuje, aramukubise rwose, amukubise ahababaza cyane, arahindukira neza, aramubwira ati ntabwo byumvikana, ufite amakuru kuri njyewe, ati kandi amakuru yose ufite arizewe. Umukobwa aramwitegereza, ati ninde wakubwiye amakuru yanjye? Ati si ibintu byanjye byose ubizi ute? Byagenze bite? Ati ushobora kunsobanurira? Uyu mukobwa yarakaye cyane, bazi neza rwose ibintu byabo uko bitari ku murongo. Ati ntabwo byumvikana, ati mbwira kuki uzi ibintu byanjye? Ati umuntu nkawe uciriritse usabiriza ku muhanda ni gute uzi amakuru yanjye? Tangira kumutokinga amubwira nabi cyane, atumva nkubwire, ati ubutabazi, ati ni ahantu Imana itagukura kandi itagushyira, ati ariko ntugasuzugure buri muntu wese ubonye, ati kuko aba bakobwa bagiye kukwicira ubuzima, ati ariko kuba wahuye nanjye urarokotse mu izina rya Yesu. Mana nyagasani, mujye mwitondera abantu mugendana. Gusa twebwe twabibonye, niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, yikore ubundi tubashe rwose guteza imbere iyi channel kugira ngo ibintu bigende neza. Uyu nawe yatangiye kwivovota, ati ntabwo byumvikana, ati aba ni abagore banjye, ati ni abagore banjye rwose tumaranye igihe kinini, kandi ati banza urebe n'amaguru yabo, ati ubuzima bwabo ni buzima, kumbwira ngo ni ba sekretoni, ni ibikanka ni ibiki, ntabwo ngende kubyumva, ni ba sekibi se gute kandi tumaranye igihe. Aratangira aramwitegereza cyane, ari nako amubwira ibyo ngibyo ntabwo wabasha kubibona uretse Imana yonyine yaguhanze ikankoreramo, ikaza ikantereka ahangaha, nkicara ahangaha nkagutegereza kugira ngo mbashe kuba nagukiza ubuzima bwawe. Ati kandi ngiye kukwereka ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko aba bantu atari abizerwa. Ati ibintu avuga murabyumva, ati uyu muntu haraho mumuzi ku buryo mwaba mwaramuhaye amakuru yanjye? Ati twebwe tumenyana n'iyinjiji, ati ntabwo twamenyana nayo, ati rwose banza ukirebe ukuntu kimeze, ati twebwe tuziranye nawe kurusha uko twaba tuziranye n'iki kigabo, tukuziho iki? Umukobwa ararakara, batangira kurakara, batangira kwiyumva bidasanzwe, ari nako Mr. Show abitegereza. Uyu mukobwa nawe yitwa Diana no kumubwira ati turimo turata umwanya, twakabaye twagiye ibi biganiro turi kuganira ahangaha, turi kwica umwanya wacu, umwanya uri gupfa imfabusa rwose, twakabaye twigendeye, twagiye aho tugiye tukajya kurya show nk'uko dusanzwe twirya n'uko dusanzwe dukora. Yatangiye gusenga kugira ngo amwereke, yamubwiye ati ndaje nkwereke itandukaniro, ndaje nkwereke icyo ndi kukubwira. Yatangiye kwambaza Imana, yatangiye gusenga, yatangiye gukurayo imbaraga, avuga uti Mana nyagasani tabara, yatangiye gukurayo imbaraga.
umugabo arabibona arabyitegereza, abakobwa babiri bose yatangiye kubanesha, atangira kubanesha ari nako mu maboko yabo hazamo ibinya, ari nako basakuza avuga uti ndagutsinda mu izina rya Yesu, ati imbaraga z'Imana zikore. Mr Show agira ubwoba ahita ajya inyuma ya wa mugabo rwose yabwiraga ati wowe uri feke, ati nta n'ikintu cyawe rwose cyakuvaho. Yatangiye gusunika avuga ati Mana tabara. Ba bakobwa bahise bikubita hasi barangije barabura. Mr Show agira ubwoba ati ntabwo byumvikana, ati bagiye hehe, ati se koko ibyo wambwiraga nibyo, ati ibyo wambwiraga nibyo, ati ntabwo ari byo, ntabwo byumvikana, bari bari aha ngaha, bagiye hehe, ati banyereke. Uyu nguyu nawe agakomeza agasenga amubwira ati ibyo nakubwiraga ni ibi ngibi, ngaho ni abagore bawe, ngaho banyereke. Reba abantu mwari mugiye gusangira, wari ugiye gupfa, ati nta nubwo wari burare, ati niyo mpamvu nje kugutabara, ati kandi ujye usenga Imana, ati ibintu wirirwamo, ibintu ukora ntabwo ari ibyo, ntabwo Imana ibikunda. Imana igukeneye yuko utangaza ubutumwa bwawe, mbe ukabwiriza abantu bakabasha kuba bakizwa, nawe ukajya utabara abantu ku muhanda nk'uko ngutabaye. Ati n'ikindi gihe rero ujye umenya ubwenge, ujye umenya abo mugendana, genda wite ku muryango wawe, umuryango wawe uragukeneye, ukeneye imbaraga zawe, reka gutakaza amafaranga ku bidafite umumaro. N'ikindi gihe bayi ngewe ntuzongere kumbona aha ngaha ukundi, ati ngiye nje kugutabara kandi ndagutabaye, n'ikindi gihe ntuzongere. Umugabo yagize ubwoba avuga ati rwose urakoze, ari nako avuga uti Mana urakoze, uyu mugabo mushyire mu biganza byawe, umumenyere buri kimwe cyose. Yahise agenda nk'uko yaramubwiye ati ndaje ngende, akazi kanjye narinzanye ndagashoje. Umumarayika aratabaye rwose, atabaye muri buriya buryo. Uyu yatangiye kuvuga uti no, ntabwo byumvikana, aragiye nawe aragenda, bose baragiye. Atangira kuvugishwa ati ataragiye nawe aragenda, aho yakavuze ati abagore baragiye nawe aragiye. Atangira kuvugishwa. Nawe ari nkawe byakubaho, ibi bintu biba bikomeye cyane. Tubabwira ngo umugabo Mr Show nk'uko ubyumva ni show nyine, ubuzima bwe buratabawe. Mbabwira ngo mujye mumenya abo mugendana, abo musangira, burya nabo si sashya rwose. Tubabwira ngo filime yacu ni ukugenza umugabo nawe rwose asubiye mu rugo aratabawe.